murakoze cyane bayobozi bacu. Reka nkuko mudusabye tutagira twibwira abadukurikiye. Nitwa Sinanirana Jean d'Amour, ndi umugabo, umupasitoro, umuvugabutumwa bwiza ndetse n'ibindi Imana ishoboje gukora njye mbikora. Turabashimiye rero kubw'ikaze mwaduhaye muri studio za hano Ijuru TV. Ijuru TV ni channel dukunda cyane, ni channel dukurikirana cyane, igidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Iyo umuntu abona isesa nimugoye, hari intambara huye nazo twegera kuri Ijuru TV, rwose turahabohokera cyane. Rero mwakoze kutukizere mukadutumira muri studio zanyu. Imana ibahe umugisha. Mwadutumiye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana, reka dukomeze kubw'uyu mwanya mwiza muduhaye. Imana ibagirire neza. Dukomeze tuganira ijambo ry'Imana. Turaganira ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Yohana, igice ni cya 11, umurongo waho wa 3 ndetse n'umurongo wa 4. Turasimuka dusome n'umurongo wa 34, dusome n'umurongo wa 43 n'uwa 44. Hanyuma dukomeze twumva ijambo ry'Imana. Turavuga ho bice by'ingenzi. Ijambo ry'Imana rirerire, ariko kuko Imana itije iminsi yo kurama, uko bukeye nuko bwije bigenda bisubirwamo. Burya baca umugani ngo biryoha bisubirwemo. Reka dusome. Haravuze ngo nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvishe aravuga ati, iyo ndwara si yo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana wayo ahimbazwa. 34. Arababaza ati, mwamushyize he? Baramusubiza bati, databuja ngwino urebe. 43. Amaze kuvuga ibyo arangurura ijwi rirenga ati, Lazaro sohoka. Uwari upfuye asohoka, azingazingiwe mu myenda amaguru n'amaboko, igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati, nimumuhambure mumureke agende. Mwakira ijambo ry'Imana. Iri jambo dusomye ririmo amagambo menshi umuntu yarivugaho igihe kinini cyane, ariko reka tuganire ku uyu muntu dusomye bita Lazaro. Lazaro ni muntu ki? Lazaro ni muntu ki? Dusanzemo Lazaro, bashiki be batumye kuri Yesu. Bibiliya yitubwira Lazaro, kandi abantu muri buze gutega amatwi iri jambo ry'Imana, abari buze kugira uruhare bwo gukoresha imbaraga n'ubutunzi bwanyu kugira ngo mufungure mwumve kino cyigisho, mbanje kubasabira umugisha w'Imana. Ibikubiye muri no jambo bize kuba ku buzima bwawe. Ndagira ngo tuze gufata ubuzima dusomye muri Bibiliya tubuhuze n'ubuzima bwawe. Dufate amagambo dusanze muri Bibiliya tuyahuze nawe ubwawe. Wiyumvemo ko ari wowe kano kanya uri kubyirwa, hatari kubyirwa Lazaro udahari. Turavugamo amazina y'abantu bagiye batandukanye, ariko wumvemo amazina yawe, wumve nk'amazina ya famiye yawe, wumve nk'amazina y'abana bawe, wumve nk'amazina y'inshuti, wumve nk'amazina y'abaturanyi bawe. Ikintu turi buze gusanga mw'iri jambo cyose kivugwa kiri kubyirwa wowe nanjye. Imana ishimwe cyane. Bibiliya itubwiye Lazaro. Lazaro ni muntu ki? Iyo usoma Bibiliya uribaza amakuru ya Lazaro, bakubwira ko yari umusore uvuka ahantu bita Betaniya, wari ufite bashiki be babiri, uyu bita Mariya n'undi bita Marita. Bibiliya yimuvuga Lazaro ivuga neza ko yari imfubyi, itagira se itagira nyina. Yari asigaye nk'umuntu mukuru mu uyu muryango ugomba kureberera bashiki be. Yari asigaye nk'umugabo mu rugo ugomba kwita ku bavandimwe. Iyo Bibiliya imusobanura neza, tukifashe n'ibindi bitabo bindi biri ku ruhande, usanga Lazaro uyu nguyu yari umukire. Aha ni Betaniya. Ni wumva Betaniya ugasoma Betaniya, uzamenye ko Betaniya ari karitsiye y'abakire. Yari karitsiye y'abakire. Umuntu utuye Betaniya yabaga ari umugabo ufite amafaranga. Ntabwo ari buri muntu wese upfa gutura Betaniya. Ntabwo ari buri muntu wese ukodesha inzu y'Ibetaniya ngo ayibemo. Ntabwo ari buri muntu wese ugura ikibanza cy'Ibetaniya ngo akibone. Ntabwo ari buri muntu wese wubaka inzu Betaniya ngo ayuzuze. Ntabwo ari buri mukobwa wese ujya gushaka Betaniya. Ntabwo ari buri musore wese ujya kurambagiza umukobwa w'Ibetaniya. Ibetaniya yari karitsiye abazi mu Rwanda y'Ikiyovu cyangwa se abazi n'ahandi. Burya buri mujyi wose ugira agace k'abasirimu. Ibetaniya hari mu basirimu. Uyu mugabo Bibiliya itubwiye witwa Lazaro
yari afite inshuti ye yindi bita Simoni. Ndatangiye kuvuga icyo Imana impaye kuvugana nawe. Iyi nshuti bita Simoni bakuranye bakira abana. Bibiliya itubwira Simoni ntabwo ari Simoni Zerote, ahubwo ni Simoni. Bibiliya ivuga ngo ni Simoni nyine. Imutandukanya n'abandi ba Simoni bafite andi matitire yandi cyangwa andi mazina yandi ku ruhande. Yimuvuze iravuze ngo ni Simoni. Uyu Simoni yamenyanye n'uyu mugabo Lazaro, bamenyana bakira abasore, barakurana, barigana, baracuruzanya, abahungu barakundana, bakajya batemberana, bakajyana ku mazi, abahungu barakundana, bagabirana inka, abahungu barakundana, baragenda bubaka amazu bayabamo, abahungu barakundana, bagabirana amasambu, abahungu ibintu barakundana kugeza ku gipimo cyo hejuru. Nshuti z'umusaraba nyiraha, ndagira ngo tuganire, ndagira ko ntabwo tuvuga bice by'ingenzi byabasha kukugirira akamaro nanjye byangirira akamaro. Bibiliya ni kubwira gukundana biturutse mu ijambo ry'Imana. Hari ibintu bitanu biranga neza abantu bakundana. Iyo bino bintu bitanu bitari byuzura, uramenye ntuzizere urukundo hagati yanjye nawe cyangwa n'undi muntu. Ibintu bitanu ngiye kukubwira bitari byuzura. Wowe uri mu mushinga wo gukunda no gukundwa, wowe uri mu mushinga wo gushaka uwo mufatikanya business, wowe uri mu mushinga wo gushaka uwo wizera ngo umushyire mu mutima wawe mu mwanya, banza wumve bino bintu bitanu uzabigendereho. Igihe cyose bizaba bitari byuzura, nta cyizere ufitanye n'urwo rukundo rwawe. Ikintu cya mbere ni uguhura n'umuntu mukamenyana, niyo ntangiriro yo gukunda. Icya kabiri ni ugufata uyu muntu mwamenyanye, ugahaguruka aho ukajya kumusura, cyangwa se bakava ahari akaza akagusura. Iyo amaze kugusura, hasigaraho ikindi gikorwa kivuga ngo bagiye gusangira. Ugafata ku mutungo wawe cyangwa agafata ku mutungo we, mwarangiza mugasangira. Cyo ni icya gatatu. Icya kane, habamo ikintu bita ikiganiro cyimbitse. Iyo tuvuze ikiganiro cyimbitse, ni hahandi uba utangiye kwizera umuntu, ukamubitsa amabanga yawe yose, akakubitsa amabanga ye yose, ibyakubabaje byose akabimenya, ibyamubabaje nawe akabikubwira, mbese akakubwira buri kimwe cyose. Icya gatanu ni ugufata uyu muntu mukundana, mwarangiza mugasengana. Kubera iki hajeho gusengana? Uyu muntu murakundanye, uyu muntu mwarasangiye, uyu muntu waramusuye, uyu muntu yaragusuye, uyu muntu mwaraganiriye, ariko umva nkubwire bitewe n'iki aho hagati aho ntabwo ushobora kumenya neza igitumye uyu muntu agukunda, ntacyo wari wabasha kumenya. Hari igihe ari uko wize cyane, hari igihe ari uko ufite amafaranga, hari igihe ari uko uvuka mu muryango ukomeye, hari igihe ari uko wubatse inzu, hari igihe ari uko uri umusore ufite akamodoka, hari igihe ari uko ufite amataye n'inzobe, hari igihe ari uko amabere yagihagaze neza. Ibyo bintu ukabimukundiramo mu byiciro bine. Ibyiciro bine haba harimo urukundo rw'imibare, kandi icyiciro cya gatanu kigaragaza urukundo nyarukundo rurimo urukundo rutarimo imibare. Kikiri cya gatanu cyo gusengana, iyo mugeze imbere y'Imana uramufata ukuboko umujyana imbere y'abamenya. Haleluya. Umuzamukana umujyane mu rusengero, radari y'Imana izuminge bya bindi biri mu mutima atakubwiye. Imana ikubwire ko ariwe mugomba gukundana, Imana ikubwire ngo ikonfirime, ivuye mwizere, ndabona afite kwizerwa, cyangwa se wimwizera afite uburyarya. Bya bindi byose yakubwiye yarakubeshaga. Iyi Imana itari yavuga ku mubano wawe n'umuntu, ntuzapfe kuwinjiramo. Imana irabizi mu myaka 5 wa mukobwa we ubana n'uyu mugabo, irabizi ukuntu bizaba bimeze. Imana irabizi wa musore we mu myaka 5 ubana n'uyu mugore ukuntu bizaba bimeze. Wowe urimo urarebera hafi bitewe n'amagambo muri kuvugana n'intumbero yawe, ariko imbere aho ujya Imana niyihareba.
Imana ishimwe cyane. Imana ikeneye kubwira uyu muntu mugiye kuvanga umutungo, mugiye gucuruzanya, iduka nirimara kugera kure, mutangiye kurangurira mu Bushinwa, mutakirangura mu gihugu mutuyemo, mutangiye gutuma i Dubai, mutangiye kohereza indege, Imana irabizi ukuntu bizaba bihagaze hagati yawe nawe. Niyo mpamvu ugomba kujya kubaza Imana mbere yuko utangira igikorwa. Nyumva, banza ubaza Imana. Uyu mugabo Simoni akundanye na Lazaro, mu rukundo rwabo rurakomera, bakajya bagendana abantu bakabibona, ahari ibirori bose bakabitaha. Niba ari ifarashi bayigendagaho, Simoni ngo agera igihe arakura, abwira Lazaro ngo ndakuze Lazaro, kandi nkeneye gushaka umugore. Imana ishimwe cyane. Lazaro aramubwira ati nukuri shaka umugore, nanjye ndahari ndi kumwe nawe, nzagushyigikira buri kimwe cyose turi kumwe. Ngo aragenda ararambagiza, amaze kurambagiza akora ubukwe. Lazaro aramwambarira ubukwe, Simoni arabucyuza. Simoni ageze umugore mu rugo. Bibiliya ivuze iki? Ngo barabyarana, bagira umwana wa mbere. Haza kugira icyago cyiza k'uyu mugabo Simoni, ngo arwara ibibembe, abirwarira i Betaniya, muri wa mudugudu w'abakire. Kandi itegeko ry'i Betaniya iravanga umuntu niba arwaye ibibembe bamusohore mu mudugudu, bamushyire inyuma y'umudugudu. Niba yanze gusohoka bamutera amabuye kugeza apfuye, atanduza abandi. Simoni akurwariye ibibembe. Arangije umuntu wa mbere yabibwiye inshuti ye bitaga Lazaro. Aramuhamagara ati Lazaro, nshuti yanjye, ngwino nkubwire. Lazaro ngo aragenda, aramubwira ati burya rero nagize ikibazo, narwaye ibibembe, kandi urabizi ko nta wundi muntu nkunda, nta wundi muntu niyumva muretse wowe. None mbabarira mbikubwire, ariko ngirira ibanga. Byibuze ubwo byatangiye bikaba biri ahantu hihishe, bizajye kugera ku munyumve, bizajye kugera ku mugaragaro, aho buri wese yabibona. Byibuze umwana wanjye ageze hejuru, hari ibyo nateganyirije umugore, nsiga muteganyirije n'umwana, njyewe nemere gupfa, ariko be kunsora mu mudugudu kano kanya. Ugira icyo wankorera, nibanga nkumeneye, undwanira ishyaka, mbanze ngira ibyo nkora. Aramubwira ngo humura Simoni, urabizi ko turi inshuti, ntacyo nabona nakuvugaho, urabizi ko twasangiye ibyago byawe n'ibyago byanjye. Aramubwira ngo rwose humura, ahubwo mbwira neza igihe byagufatiye. Simoni ngo yambura inkweto aramwereka, Simoni yambura ipantaro aramwereka, Simoni yambura ishati aramwereka, Simoni azamura mu kwaha aramwereka, inguni zose z'amabanga arangije arazimubwira. Yibagirwa yuko nubwo basangiye ariko batigeze basengana. Umva nkubwire muntu neza amatwi, hari amagambo yo kubwira abantu, hakaba n'ibyo utagomba kuvuga. Hari icyizere uzagirira abantu ukababitsa amabanga, ariko hari aho utagomba kurenza. Wibereka inguni zose, mutari mwasengana, mu kanya gato baguhinduka. Imana ishimwe cyane. Lazaro ngo akimara kubona ko Simoni yarwaye ibibembe, Bibiliya ivuga ngo yasohotse kwa Simoni, yaciye ku mukuru w'umudugudu, aca kwa Cayimani wa Vereji, aramubwira ngo mva nkubwire, ubwo mubona ngendana na Lazaro, mukabona ngendana n'uriya mugabo Simoni, Simoni yamaze kwandura, byararangiye. Burya Simoni arwaye ibibembe, none muzi kuna amategeko avuga, mumukura mumujyane, ntabwo tumushaka. Uyu mukuru w'umudugudu aravuga ati Lazaro, ibyo uvuze nibyo. Undi ati murabizi ko tugendana kuva kera, urukundo rwanjye nawe muraruzi, ntabwo namubeshyera, nabyiboneye, aho biri hose yahanyeretse, yarenze no kubimbwira aranabinyereka. Yewe byarenze ibyo muri salo n'ibyo mu cyumba arabimbwira, byarenze ibyo mu cyumba n'ibyo ku mugabo arabimbwira, byarenze n'ibyo ku mugabo n'ibyo ku mugore yabimbwiye. Mbese yambwiye agezamo imbere ndani, nta na kimwe ntabonye. Baramubwira ngo ni wowe uzi amakuru neza kandi ni wowe mukundana. Icyo tugusabye ngiki, mu gitondo uzinduke utunge imbere utugezeyo, tumusore mu mudugudu wacu w'i Betaniya, agende azajye kugwa hande. Imana ishimwe cyane. Mu gitondo cya kare uyu mugabo w'Imana, uyu tujye tubona wazuwe na Kristo, amaze iminsi 4 aho tuzahagera, yarabyutse aragenda afata intonga y'amabuye. Abantu bose bari mu mudugudu baterura amabuye, baragenda bose bajya kwa Simoni. Bageze kwa Simoni babwira Lazaro ati Lazaro we, ni wowe ubizi neza, bari ubanza gukomanga. Lazaro ngo arakomanga, Simoni yaracijyamye n'umugore n'umwana, agikomanga Lazaro, Simoni aho yararyamye abwira umugore ati madamu, nta wundi wakomanga gutyo muri urugo uretse inshuti yanjye Lazaro.
reka njye kumureba. Asohoka agiye kureba Lazaro, azi neza ko ari inshuti ye. Agikingura umuryango asanga Lazaro afite intonga y'amabuye. Arebye inyuma ye asanga umudugudu wose wahuruye, baje kumusohora. Baramubwira ngo sohoka, udasubiye mu nzu nonaha ugende, niba wanze tugutera amabuye upfira ahangaha. Uyu mugabo Simoni yitegereza Lazaro, aramubwira ngo Lazaro, nawe nizeye, nawe nagabiye, nawe naganirije, nawe nagiriye ibanga, ni wowe unkoze ibi ngibi. Aramubwira ngo twari inshuti igihe wari ufite ubuzima, ubwo wamaze kwandura ntacyo tugihuriyeho. Umva nkubwire inshuti yanjye, banza umenye neza abantu bagukunda. Ubundi bagukundira iki? Wabajije Imana impamvu y'urukundo bagukunda? Wa mukobwa we wabajije Imana impamvu uyu musore akwandikira message za mu gitondo n'iza nimugoroba? Wa musore wagize amacenga, urakuze n'ibyo ugiye kurongorwa kandi ugiye kurongora, igihe cyawe kirageze, ariko banza ugira amacenga. Ese ubundi uri kubona iyi kaya ishingiye kuki? Wasanga ari uko ufite umurimo mwiza, ejo bakwirukana bikaba birarangiye. Ese wasanga ari uko ukisiga amavuta muko akagufata. Wasanga ari uko ukigenda neza, ibyo bakunda by'amataye bihari, ibyo bakunda by'amaguru meza, ibyo bakunda by'ivabu ndende, ibyo bakunda byo mu nda heza, ibyo bakunda by'amabere ahagaze. Wasanga ari cyo akurikiye. Ejo numara kubyara kabiri gatatu, ibyo ngibyo ari kureba ko bizahita bihinduka. Bizagenda gute muri kiragi? Banza umenye neza impamvu y'uru rukundo. Bibiliya iravuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka, urugo n'amatungo ukabiragwa n'ababyeyi. Yewe uri mu mushinga wo gukunda. Gukunda ni igikorwa cyiza, n'udakunda ntazabona Imana, kuko Imana dusenga ari urukundo. Ariko ni urukundo rw'umwimerere, ntabwo ari urukundo rwa pirate, ntabwo ari urukundo rwuzuyemo imibare, ahubwo ni urukundo rwuzuyemo urukundo. Vana imibare hagati y'urukundo, reka urukundo rujye mu bintu. Vana kubaka urugo kubw'imibare. Uramushaka kubera ko avuga kwa kanaka, uzi ngo nindongora muri ya muryango hari icyo bazamarira. Uramushaka kubera ko uzi ngo yarangije amashuri afite akazi keza arakora. Ntabwo urwo urukundo ni imibare. Vana imibare hagati y'ibintu. Uragendana n'umuntu kubera imibare y'ibyo uzamwungukamo, ntabwo muri kugendana kubera urukundo. Uramwandikira message kubera imibare, uramusuhuza kubera imibare, uramugurira inkweto wamuteye imibare, uramusukisha wamuteye imibare, uramuhagukoma wamuteye imibare. Vana imibare mu bintu, reka urukundo ruyobora ibintu. Mbabwire iri jambo, agace gato gasigaye ku isi kazatabara ibintu ni agace gafite urukundo rw'umwimerere. Imana ishimwe cyane. Ingo zirananiranye, amadevoruse, amadevoruse, abatandukana n'abasezerana. Usanga imibare irutana, ugasanga abatandukana mu mwaka ni benshi kurenza abasezeranye. Birava kuki? Ni imibare. Ndababwiye ngo ikintu cyose kitubakiye ku rukundo rw'Imana kizasenyuka, hazasigaraho urukundo gusa. Imana ishimwe cyane. Reka twihute tugere ku musozo w'iri jambo ry'Imana, hanyuma dukomeze gahunda. Uyu mugabo Lazaro afashe Simoni, baramwangaje. Simoni ataye umugore n'abana, inshuti z'umusaraba, atangiye kugenda. Lazaro asubiye mu rugo, wagiye kuryama, agiye gutuza, agiye gutekana. Lazaro yari afite mushiki we bitaga Mariya. Uyu Mariya ngo yabaye mu rugo iwabo, agera igihe arahava arabananira. Abananiye ngo ajya kuba indaya ku musozi bita Magadara. Umusozi w'Imagadara wabaga ari umusozi ubaho indaya nyinshi cyane. Abagabo bashaka abagore niho bajya kubashakira, abakobwa bakeneye, mbese we yari karitsiye y'indaya aho bita Imagadara. Mariya ngo aragenda ajya Imagadara. Amaze kugera Imagadara, Imana ishimwe, ahageze ngo akora umwuga w'uburaya. Hari kumva nkubwire, Yesu ni umwami, akora umwuga w'uburaya. Bibiliya nikubwira Mariya, uyu ni wa wundi wafashe amavuta ayasuka ku birenge bya Yesu, ayahanaguza imisatsi. Reka tuwavugeho naho. Uyu Mariya ngo abimagadara, abaye Magadara, aba umukobwa mwiza, abandi bose ngo arabaruta. Ayobora indaya z'Imagadara. Ngo igitondo kimwe izindi ndaya ziza mu kazi, zibwira Mariya ati, Mariya we, dutambutse hepfo aha ku nyanja y'i Galilaya, tuhasanze umusore muremure, umusore mwiza, umusore uvuga neza, ariko ikibazo arimo aravuga ubutumwa, ntabwo wabona ukuntu umubwira ngo muryamane.
Mariya ati ni mwiza, abandi ati ni mwiza, kugeza ku rwego rwaho yanagusaba ngo muryamane ntumuce amafaranga ukemera ko muryamanira ubuntu. Mariya aravuga ati ni mwiza, ati reka nze kumubazanira. Baravuga ati ntabwo tuza uramuhera. Mariya ngo yambara neza. Ibintu byarangaga indaya z'Imagadara, ikintu cya mbere cyabarangaga, indaya z'Imagadara zambaraga iherena rimwe. Munyumve, zambaraga iherena rimwe, iherena rirerire. Va kuba ari kwigisha ibintu uko bitari, va kuba ari guteranya abantu n'abandi. Ntabwo bambaraga iherena rimwe. Iri herena ryabaga rifite ibintu bigeze muri 4. Icya mbere habaga hari ifoto y'iyi ndaya yambaye ubusa. Icya kabiri habaga hariho address cyangwa nimero ikoreraho. Icya gatatu habaga hariho amazina y'iyi ndaya. Nicyo kintu cyatandukanyaga indaya z'Imagadara n'abantu batuye aho ngo batari indaya. Ubundi indaya z'Imagadara zambara kimwe, nshuti yanjye, bambara kimwe. Abakobwa b'Imagadara bambara kimwe. Urumva ngo uzamenyera ku myambarire. Imagadara barambaraga bakikwiza, bakitandiya, bambaraga ibirebire kandi ari indaya. Bitandukanira ku kimenyetso gito cyane bisaba ngo ukirebeshe amaso y'umwuka. Ntabwo ari igitangaza ko bitandira ariko bagasambana. Si igitangaza ko bambara ibirebire. Imagadara bambara ibirebire bagasambana. Imagadara bambara ibitenge by'amaribaya bidoze bagasambana. Imagadara bambara amapantaro bagasambana. Imagadara baba bafite kuntu bambara, bafite kuntu bambara ariko bitabakuraho gusambana. Wowe urimo kubarebera ngo bambaye mini, hoya, reka. Hari igihe ushobora kugenda kuwambaye ibirebire, banza ucunge neza Imagadara ni iherena ribitandukanya. Ariko iri foferatasiyo uzumva buno butumwa ni iherena rimwe kandi ryabaga ari rirerire ku buryo rijyaho ifoto. Ngira ngo muri kino gihe ntabwo ushobora kuribona. We wambaye amaherena yawe akubereye umurimbo, ntuze kubifata nk'ikindi kuvuga, ahubwo ndagira ngo ubyumva menye gutandukanya ibintu n'ibindi. Imana ishimwe cyane. Yewe n'abigisha n'abavuga butumwa n'abapasitoro, ababishop, abareverande, yes, mushobora kumva bino bintu mumenye gutandukanya ibintu n'ibindi mu byo twigisha. Twigisha ibintu biriho kandi bigomba kugirira abantu akamaro, apana kugendera ngo narumvishe. Imana ishimwe cyane. Uyu Mariya ngo aramanuka agiye kureba umusore ngo amugushe, ngo agera ku nyanja y'i Galilaya, ahasanga umugabo wita Kristo arimo yivugira ubutumwa. Mariya ngo atambuka imbere y'abantu kugira ngo ahagarare imbere ya Yesu, wenda Yesu amurebe. Ngo aratambuka ahagarara imbere y'abantu. Yesu ngo akimukubita amaso abona ko uwo mukobwa ari indaya. Nubwo yari yambaye ibirebire abona yuko ari indaya. Nubwo yarateze igitambaro abona yuko ari indaya. Nubwo yari yambaye neza abona yuko ari indaya. Ngo arambura ikiganza, imbaraga z'Imana ziramanuka ziba zifashe Mariya. Mariya ngo yikubita hasi. Bibiri yivuze iki? Ngo uwo munsi Yesu yamuke nk'abadayimoni 7 b'ubusambanyi. Ntabwo Mariya yasubiye Imagadara, yahise ataha. Umva nkubwire nshuti yanjye, niba Yesu umuhuye ntabwo uzasubira mu kabari. Yesu yo mukubitanye ntabwo usubira gusambana. Yesu yo mukubitanye ntabwo usubira kwiba. Yesu yo mukubitanye ntusubira mu bushomeri. Yesu yo mukubitanye ntusubira mu maganya. Uboneza inzira ugataha mu munezero. Ngo aratahagera mu rugo, abwira musaza we na murumuna bati byamubayeho. Musaza we aravuga ati wasaze byarangiye. Uwo musore naramwumvisha amakuru ye, yirirwa ateka imitwe abesha abantu ngo ari kuvuga ubutumwa. Ati ubwo nyine niba wamwemeye nawe urasaze. Mariya aravuga ngo ikintu yankoreye sinakibagirwa. Ubu inyota y'ubusambanyi yarangiye, kabone niyo yaba ari umutekamutwe biramureba. Ubu ndumva nabaye mushasha. Akajya abyuka kurikira Yesu, yataharaza akamukubita. Bwacya agakurikira Yesu, yataharaza akamukubita. Ngo bigeze ku munsi wa gatatu aravuga ngo ni iki kintu nakora kugira ngo nzashimire uyu musore iki kintu yankoreye. Ngo yitegereze Yesu, abona ntiyambara inkweto ni rugabire, abona ntiyambara amakote ni ikanzu. Aravuga ngo ni iki namuha, haleluya, kugira ngo nanjye azangirire neza. Mana ishimwe. Ngo afata umwaka wose apagasa amadenariyo, aragenda agura amavuta y'igiciro. Ngo acunga Yesu ari mu iteraniro. Bibiri iravuze ngo aragenda ayamusuka ku birenge, amaze kumusuka ku birenge ngo arunama ahanaguzaho imisatsi ye. Kino kimenyetso gisobanuye iki? Yagira ngo amenye umusutseho amavuta, atayamusukaho ahagaze. Yesu akagira ngo nuwabikoze uwo ari we wese. Aravuga ngo ikintu nkoze reka Yesu akibone, amenye n'ugikoze uwo ari we. Bimutera gupfa, bimutera guca bugufi. Umva mbabwire barokore, ca bugufi.
muhanuzi uhanura ca bugufi, mwigisha wigisha ca bugufi. Reka ibintu byose ukora Yesu amenye ubikoze. Nta kindi Yesu azamenyera ko wabikoze, nta kindi Yesu azakumenyeraho uretse guca bugufi. Urahanura n'ibyo ariko ca bugufi, urapotere n'ibyo ariko ca bugufi. Oya, nukuri ca bugufi Yesu abone ko ari wo mukorera. Tanga amaturo ku buryo Yesu abibona, tanga icyacumi Yesu abibone. Wibikora kugira ngo ubyereke abashumba, wibikora kugira ngo abandi babibone, wibikorera gushimisha abantu, ahubwo ca bugufi Yesu abibone. Amureba mu maso amenya ko ari Mariya ubikoze, ahita amubwira ngo Mariya, bitewe na kino kintu ukoze ndabibonye ko ari wowe, ntabwo uzongera kwitwa Mariya gusa, ahubwo ubaye Mariya Magadarena. Iyo Yesu akubonye icyo wakoze aguhindurira izina. Yesu yabonye guca bugufi kwawe aguhindurira izina. Nari nkubwiye ngo gerageza kuntu ukora ikintu Yesu abibone aguhindurira izina. Imana ishimwe cyane. Mariya ni uwo nguwo, tuzamukomeza ubutaha. Uyu mugabo bita Simoni, wibuke dusize bamaze kumusohora mu rugo bamwahagije, ngo arakugendera azenguruka imisozi. Bibiliya ivuga ngo yamaze iminsi 5 atarya atanywa, baramutorongeje, ararwaye, arara hanze, yirirwa hanze. Ngo ageze ku munsi wa 5, ngeze aho tugiye gusengera tukazakomeza ubutaha, ngo ageze ku munsi wa 5, Imana ishimwe cyane, aravuga ngo gupfa bindutiye kubaho, gupfa bindutiye kubaho. Ngo afata inzira kujya kwiyahura kuri ya nyanja y'i Galilaya. Ari mu rugendo ajya kwiyahura, ahura n'umuntu uturutse ahantu Yesu ari. Ndagira ngarukiriza aha ngaha tuzacumbukura ubutaha. Umva nkubwire muntu nteza amatwi, buretse kwiyahura, iyo urugamba rukomeye ruba rugiye kurangira, iyo ubona ko inzira zirangiye, ubona ko igisigaye ari ukwipfira, Yesu aba agiye gukora igitangaza ku buzima bwawe. Wikwiyahura ugeze aho ugiye guhura n'umuntu. Hari abantu bakubabaje, wahuye na Barazaro barakubabaza, warabizeye wabitse amabanga barayamena. Barazaro bakwimye keya, ariko hari uzaguha keya. Barazaro bakubwiye nabi, ariko hari uzakubwira neza. Barazaro warabizeye baragutenguha, ariko hari utazagute. Inyuma y'umuntu hari yundi buretse kwiyahura. Nsoze nkubwiye ngo wikwitakariza icyizere, wikwitera ibyiringiro my friend, wikwitera ibyiringiro my brother, buretse my dear, wikwibabariza umutima. Inyuma y'uwakwimye ibyishimo hari uzabiguha, inyuma y'uwagutereranye hari utazagutererana, inyuma y'uwaguciye hari utazaguca, inyuma y'uwagututse hari uzakubwira. Hari abatarakubonyemo akamaro, ariko hari ugiye kuza kubonemo akamaro. Imana igushumbushe. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo dusoreze aha ngaha, tuzasubukura iminsi iracyahari. Mfashe umwanya wo kongera gushimira ubuyobozi bwa Ijuriro TV bwatwakiriye muri studio zanyu. Imana ibamugisha mwinshi, imbaraga n'amavuta, kandi Imana igumye kubagura. Iyi cyano tuyiruhukiraho cyane, tuyibonyeho umugisha udasanzwe, iduhuje n'Imana. Ubuzima bwacu Imana ibahaye umurongo. Najyaga nifuza kuzahagarara tukahaganirira, ariko ndashimira Imana ko dushoboje kuhagera, nange mukatwemerera. Mushumba wacu mabi turagukunda, Imana iguha umugisha. Ndagushimiye muri rusange, mu izina ry'abavuga butumwa ndagushimiye kubw'umurongo mwiza utanga tuvuga ubutumwa. Imana igumye gukorera ibikomeye. Amen.